mbana n'ibiraya hano bikora ibibi nta n'ikiza bakwikora. Uravuze uti warongoye umuntu arwaye sida? None rero maze kumurongora yitaye Imana ariko azize sida. Noneho rero nagiye kwipimisha kuri centre de santé y'Igikondo, bambwira ko amaraso yanjye ari mazima. Ndababwira se ko nango umuntu agapfa yejwe na sida kuki mubwiye ko amaraso yanjye ari mazima, ubundi muzima 100%. kandi namugemura kwa muganga arwaye sida. None se uririnda se ko amenye kuri muzima? Mwasha gakingiza n'ubundi agafite ha. Yesu we Indayambaya ngisha ibi byose n'uyu yanyohereza udufaranga 20. Naye ndamubwira inase nkogurira kabemusi uramafateho ngo hari ikibazo se ngo ko ngifite hari ikibazo umutima ukanya hagira ubwoba warayi nasa kwacha gakingiza muze nagakoresheje ariko ufite kandi nuko nakebagiye mu nakoresha ariko rero hari unigeze kurongora nasinze turyamye ndi gushaka izamukabagaza nyine agakinzo karanjena nakubita nkubita nshaka izamukabagaza karanjena meta gashinguza amashira mwaho ndavuga nuri ko nisaze nishaka nzabe narakoze nyine ko nasinda ngumva birapapaza none arambwira ngase muze ngo ugakwema agakingiriza ene kare kunje narakubitaga nyina ngo nyirebe ko yanyihera inka nyine ubwo none narakubita anyeza zanjyo byandi byohera abagabo nyine nuko hano hari abana nakubita kabakinzwa nari nakambaye nabi nari nakizemo kagashaje nyine kakingiriza nakubita ko nakambayitse nabi kagapapaza apo kandi umuje mutangashingurira metashira ahita mbwira ngo muze ngushire mwango nikazi kawe kandi ndarwaye metashira mwaho ni kama mbaya nubundi ko ngiye kwipira nubundi se ni ingoma ya shatini ya kane ntacyo ndamira nubundi ho napfa ariko nakoreye aho ngaho arambwira ngo nikazi kawe ngo ndarwaye ngo nikoreho nikazi kawe ndavuga nishaka nzapfa. Yesu we Indayambaya ngisha ibi byose n'uyu